Muri aka kanya mu nyemere tubashe kuba twareba imfungwa yanditse amateka atazigera yibagirana mu gihugu cy'Ubuyapani. Iyi mfungwa izwiho cyane gutoroka gereza zigiye zikomakomeye mu gihugu cy'Ubuyapani. Ndavugamo gereza zikomeye cyane zifite umutekano uhambaye, zirindwa umunsi ku munsi kandi zicungwa amasaha 24 ku yandi. Iyi rero uyu umugabo bamwita Yoshihato akaba yarasize amateka tutazigera twibagirwa abantu bose, cyane cyane mu gihugu cy'Ubuyapani bamufata nk'intwaro. Ubashe kuba wasura mize iherereye mu gihugu cy'Ubuyapani yitwa Abashiri Prison Museum, ni mize ya gereza iherereye mu gace ka Hokkaido mu gihugu cy'Ubuyapani. Nta kindi wahasanga usibye amateka agaruka ku uyu mugabo witwa Yoshihato, uburyo yatorotsemo. Ukigera muri iyo mize ya Abashiri mu gihugu cy'Ubuyapani nta kindi uhabona usibye ibitabo bimuvugaho, amateka ye ndetse na status, dore ko mu mucyo wa Japan bamufata nk'intwari. Ibaze nawe umugabo ubashe kuba yatoroka gereza inshuro 4 zigiye zitandukanye, dore ko nanone yabaga acunzwe kurusha izindi kuva bwa mbere yatoroka gereza imwe kugeza yatoroka izindi gereza zikurikiraho zigera muri 3. Yabashe kuba yacungwa cyane, gusa ntibyamubujije gutoroka. Ibi rero bivuze yuko byemezwa n'abantu benshi ndetse n'abahanga mu gutoroka gereza, kuko ibi ntabwo navuga ko ari filime. Byemezwa ko uyu Yoshihato ari umuntu wa mbere urenze ugutoroka gereza, nta n'umwe washobora kumuhiga. Muri aka kanya mubashe kuba mwanyemerera tubashe kuba twareba uyu Yoshihato ni muntu ki, ese ni gute yafunzwe ndetse ni gute yabashe kuba yatoroka gereza enye zigiye zitandukanye zifite umutekano uhambaye mu gihugu cya Japan cy'Ubuyapani. Yoshihato rero bakaba baramwise umunyemaje wo gutoroka gereza. Akaba uyu munyemaje wo gutoroka gereza yavutse tariki 31 z'Ukwakira 1997, avukira mu cyahoze ariko komine cyangwa prefecture ya Omuru mu gihugu cy'Ubuyapani. Uyu rero akaba yarabashe kuba yamenyekana cyane kuba yaraturutse gereza zirenze 4 zigiye zitandukanye mu gihugu cy'Ubuyapani. Mbere yuko tubashe kuba twakwinjira mu buryo yabashe kuba yatoroka izi gereza zirenga 4 ku nshuro 4 zigiye zitandukanye, mu nyemere tubashe kuba twareba ati uyu Yoshihato ni muntu ki. Yoshihato mbere na mbere nk'uko twabivuze yavutse mu 1997, nyuma akiri umwana muto cyane papa we yaje kurashwa n'umuntu utarigeze umenyekana, n'abagizi ba nabi baramurashe birangira ahasize ubuzima. Ibi rero umuryango wa Yoshihato navuga ko ntabwo byaworoheye cyane ku bijyanye n'ubuzima bwo kubaho, kuko mama we nta kazi yari afite, nawe yarabaye mu buzima butameze neza, dore ko papa we akimara gupfa yabasigiye ubuzima bubi, ntabwo yari yarabasevingi. Ibi byatumye rero umuryango wa Yoshihato ubaho nabi. Mama we nawe byaje kumurenga, nyuma birangira asize Yoshihato na mushiki we akiri mutonya cyane, arabatererana arigenda. Yoshihato rero nta kintu yari afite cyo gukora usibye kuba ku muhanda. Nta kazi yari afite kuko yari akiri umwana muto cyane. Akimara kugera hejuru, akimara gukuraho gatonya, nibwo yatangiye gushaka akazi nk'ibisanzwe, gukora mu mirima zigiye zitandukanye z'abakire bahereye muri icyo muri komini ya Omuru mu gihugu cy'Ubuyapani. Nyuma yaje gufata akazi ko gukora mu bwato. Gusa nk'umwana wari ukiri muto wari ushaka gukira akiri mutoya cyane, adashaka gukora ngo yivune, ibi yahise asezera kwa ako kazi kuko yabonaga nta na kimwe yabasha kuba yagera ari muri ako kazi, yafata nk'aho ari akazi gaciriritse. Nibwo Yoshihato nk'ibisanzwe yari yibandiye umuntu wakuriye mu buzima bubi, wakuriye mu icyo twavuga ku muhanda. Ni umuntu wari uzi uburyo bwo gusavayivinga ku muhanda, uburyo icyo wakora kugira ngo ubashe kuba warokoka inzara yo ku muhanda. Uyu nta kindi yakoze usibye kwishora mu ngeso mbi z'ubujura. Atangira kugenda akiba amazu, agapfumura amazu, agafungura inzugi akoresheje gusetsa ingufuri ndetse no kwica ingufuri z'abandi. Akabasha kuba yakwinjira mu nzu runaka akayibamo ibikoresho bigiye bitandukanye bihenze, imidari, ibyo kurya, imikufe ndetse rimwe na rimwe akibamo n'amafaranga. Yoshihato rero yabikuriyemo akugenda akomeza, yibye kenshi ntibamufata. Gusa umunsi umwe navuga ko uyu Yoshihato ibintu byaje gukara burundu.
nyuma y'uko Yoshiratoro yaje kwiba. Icyo gihe yagiye kwiba yitwaje intwaro. Nyuma yo kwitwaza intwaro byarangiye uwo agiye kwiba ahasize ubuzima yishwe. Yoshiratoro rero mwako kanya nta kindi cyabaye usibye guhigwa n'inzego zigiye zitandukanye z'umutekano zikomakomeye mu gihugu cy'Ubuyapani. Nyuma akimara guhigwa ntabwo byamworoheye cyane, yashinjwaga icyaha cy'ubwicanyi. Yaje gufatwa ahatirizwa n'inzego zishinzwe umutekano kwemera iki cyaha. Nyuma y'uko uyu Yoshiratoro ntabwo yigeze na rimwe yemera ko ari we wabashe kuba yakora icyo cyaha cy'ubwicanyi. Muri gereza yari arimo byarangiye nanone afungiye muri iyo gereza ya Amuro Japan mu mwaka w'1936, nyuma yo kuba yahatirizwa n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo abashe kuba yakwemera icyo cyaha atigeze akora nk'uko yabyivugiye. Buri mu gitondo baramutotezaga, bakamukubita, bakamwiruka inyuma. Ibi rero byatumye Yoshiratoro atabasha kuba yakumva akafatwa nk'ikiremwamuntu. Mbere y'uko dukomeza iyi nkuru ndabasaba subscribe, share and comment kujya tugiye tubana 5/5 igihe dushizeho video ujye ubasha kuyibona mu ba mbere. Muri comment harafunguye ngo ubashe kuba watugezaho ubutumwa bugufi ngo twereke uko bimeze. Ese urabona uyu Yoshiratoro ni umuntu uhambaye? Ese ni gute yakoze ibintu bitazigera byibagirana? Reka dukomeze turebe Yoshiratoro ni gute yabashe kuba yatoroka gereza. Nk'uko yaje kubyigaragariza, yaje kugaragaza ko arengana, ntago yabyemeraga uburyo bamukubitaga bamutoteza yeme kugira ngo abashe kuba yakwemera icyo cyaha yabashe kuba yakora cyo kwica uwo muntu. Ntago yabashe kuba yabyemera. Nyuma Yoshiratoro byarangiye ajyanwe muri gereza ya Amuro prison, abasha kuba yayifungirwamo. Yoshiratoro rero guhera akigera muri iyo gereza ntabwo yafashwe nk'ikiremwa muntu. Abasoroviya cyangwa se abacunga gereza bashinzwe iyo gereza bamutotezaga umunsi ku munsi, bamakubita akabyukira ku nkoni kugira ngo abashe kuba yakwemera icyo cyaha, gusa akomeza gucemba. Yoshiratoro rero bitewe n'uko yari afite icyo twakwita ihungabana, bitewe n'ibintu yabashe kuba yakora, ibintu byamubehaga mu mutwe kwari ugutoroka. Nubwo bitari byoroshye cyane, dore ko iyo gereza yamaraga amasaha 28 ku yandi irinzwe n'inzego zishinzwe umutekano zikomakomeye ndetse n'abandi basoroviya bashinzwe gereza. Dore iyi gereza mbese muri rusange yari ifite icyo twakwita umutekano uhambaye. Gusa kuri Yoshiratoro n'ubundi nta na kimwe yari afite cyo guhomba ndetse nta n'ikintu yari afite cyo kwicuza. Ibaze ko buri munsi yabyukiraga ku nkoni agatotezwa, mbese muri rusange ntabwo yafatwa nk'ikiremwa muntu. Nibyo byatumye Yoshiratoro n'ubundi apanga umupango wo gutoroka. Yamaze igihe kirekire akurikirana moves cyangwa se imigendeshereze y'abacungagereza cyangwa se abo twakwita abasoroviya, uburyo bagenda abacunga umutekano, uburyo shift zabo bagenda bahinduranya, mbese umutekano muri rusange wa gereza uko wari uhagaze. Yamaze amezi n'amezi ari gukurikirana ngo abashe kuba yareba uko umutekano uhagaze ndetse ari kureba uburyo azacika. Nyuma Yoshiratoro byaje kumuhira, dore ko hari 10:30 hari byari biri kuvuga ko biri kujya guca. Ibaze 11:30 byari bigiye guca cyane, nibwo uyu Yoshiratoro yabashe kuba yagerageza gufungura ingufuri yari imufungiye kuri seri yiwe yabarizwagamo cyangwa se akumbake. Uyu Yoshiratoro rero nk'umuhanga wari usanzwe atobora amazu agiye atandukanye ndetse yica ingufuri z'abandi, akabasha kuba yakwinjira akiba ibikoresho bigiye bitandukanye mu nzu z'abandi. Byaramworoheye cyane kuba yagenda akiba, yagenda agafungura iyo ngufuri mu buryo bumworoheye. Yamaze iminota, dore ko yari amaze igihe kinini acunga abacungagereza, dore ko yari amaze kumenya ko hacamo buri minota 15
aribwo baza gutambagira gereza bacekinga buri seri bareba ko buri mfungwa ziryamye ndetse nta mfungwa iri kurenga ku mategeko yagenwe na gereza. Uyu rero iyo Shato akimara kubona ko bacamo iminota 15 mbere y'uko bagenda bazenguruka gereza bacunga umutekano wayo, nibwo yabashe kuba yakwiha intego yo kuba yatoroka mu minota 15. Yakoze uko ashobora kose abasha kuba mu minota mike cyane itageze no ku minota 15 abasha kuba yafungura ahantu yari aherereye. Uyu Shiratori rero akimara gufungura mu kugaseri kiwe, ntago navuga ko yari umuntu, ntago navuga ko yari afite ahantu ho kwishira kiza, ntago navuga ko yari amaze gutoroka gereza, dore ko gereza yari ifite imiryango myinshi yo gufungura. Gusa iyo Shato tubibutse ko yari asigaranye iminota mike itagera kuri 15 yo kuba yasohotse kugira ngo abashe kuba atabonwa n'umuntu uwo ari we wese. Iyo Shato yagerageje uko ashoboye agenda afungura buri rugi rwose rwa gereza rugize gereza, nyuma na nyuma abasha kuba yabikora agwa inyuma ya gereza. Nubwo yaguye ku gikuta cya gereza nibwo nabwo yakoresheje urwego abasha kuba yazamuka agwa inyuma, yaje kurira icyo gipangu. Ibi rero iyo Shato ku inshuro ya mbere yari abashe kuba yatoroka iyo gereza. Nyuma y'iminota 15 nibwo abasoroviya nk'ibisanzwe babashe kuba bacunga umutekano bazenguruka buri seri bareba ko imfungwa ziryamye zigisinziriye. Bakigera ku iki cyumba cya Shato bagize ngo aracyaryamye, dore nk'uko uyu Shato yari igisambo ndetse navuga ko yari imfungwa iz'ubwenge. Yakoresheje icyo twakwita giriyaje ariko zikoze mu bibaho, mbese amadirisha, ibintu byari bigize amadirisha, dore ko hari mu 1936. urumva ko umutekano wa gereza cyane ntago wari uhambaye ku maginga ya, kuko icyo gihe hari imbaho, amadirisha yaragizwe n'imbaho, ahubwo yaragiye arayakuraguza abasha kuba yazingazinga mu gishuka, yazingira mu gishuka yoroshaho ikiringiti. Ibyo rero kugira ngo abashe kuba yayobya uburari abasoroviya ntibamenye ko yasohotse. Uyu Shato rero abasoroviya cyangwa se abacungagereza bakigera kuri seri yiwe babonye nk'ari umuntu usanzwe nk'ibisanzwe karyamye, ntibabitindaho cyane. Gusa ntibabashe kuba bavumbura ko ari ibi yabateze. Uyu Shato nta kundi ikindi yakoze yahise akomeza. Nyuma na nyuma mu rukerera nibwo baje kuhagurutsa imfungwa zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kuba bazireba bazibara nk'ibisanzwe ngo bazikorere umubare barebe imba nta nimwe yatorotse. Nibwo baje kumenya inkuru ya nyayo ko uyu Shato yabashe kuba yatoroka gereza. Uyu Shato rero ntago navuga ko ari ibintu byari byoroshe kuba yaratorotse gereza, dore ko yari gereza irinzwe cyane. Icyo gihe akimara gutoroka iyo gereza, nta kundi abacunga gereza bakimara kumenya ko Shato yatorotse gereza, nta kindi bari barakora usibye kuba batangira kumuhiga ahantu hagiye hatandukanye. Navuga ko babashe kuba bashiraho alamu batabaza inzego z'umutekano zigiye zitandukanye zibarizwa muri ako gace ka Amuru mu gihugu cy'Ubuyapani, kugira ngo bashe kuba bamufata, haba igipolisi haba inzego za gisirikare ziri gushakisha, dore ko yari umuntu wari ushinjwaga icyaha cy'ubwicanyi bwo ku rwego rwa mbere. Ibi rero uyu Shato nubwo byabaye bamuhiga, ntago nanone navuga ko bari bagomba kumufata ako kanya, dore ko yari yageze muri mayiro zirenga 1000 avuye kwiyogereza. Yari ahantu harehare ku buryo batabasha kumufata. Ibi bintu rero byatumye bamuhiga igihe kinini. Gusa uyu Shato rero ntago navuga ko bwari ubwa mbere yari atorotse gereza, dore ko navuga ko bwari itangiriro. Ibaze ko yabashe kuba yatoroka inshuro enye, iyo ni inshuro ya mbere tumaze kuba twareba akoresheje icyo twakwita gusetsa ingufuri cyangwa kwica ingufuri ya seri yiwe akabasha kuba yatoroka. Icyo gihe Shato akimara iminsi 3 nibwo baje kumufata ari ahantu bakinira imikino y'abana. Icyo gihe yari agerageza kwiba ibikoresho bimwe
kwa muganga, bifashisha kwa muganga. Sinzi ikintu yari agiye kwimaza, amakuru ntawe yabashe kuba yamenyekana neza. Nicyo gihe baje kumufata, ntabwo yagize amahirwe mu gucika ngo arame igihe kinini, ngo arame hanze igihe kinini, cyangwa se yishire kwizana igihe kinini hanze ya gereza, dore ko yamaze igihe kingana n'iminota iminsi igera kuri 3 gusa abasha kuba yagarurwa muri iyo gereza ya Amour Prison. Navuga ko ariyo tangiriro. Nabasaba kugira ngo mubashe kuba mwakora subscribe mugakomeza, kugira ngo tubashe kuba twakomeza iyi nkuru ya Yoshi Siratoro, tukabasha kuba twareba ati ni gute yabashe kuba nanone yatoroka gereza 3 uzikomakomeza zisigaye yabashe kuba yafungwa, dore ko mu mateka y'Ubuyapani Yoshi niwe mugabo cyangwa niko navuga imfungwa idasanzwe yakoze ibintu bitazigera byibagirana mu mateka y'Ubuyapani. Baze ko ukigera muri cyahoze ari prefecture ya Amuri mu gihugu cy'Ubuyapani, nta kindi uhasanga usibye muri mize inzu ndangamurage yo mu gihugu cy'Ubuyapani. Nta kindi usangamo usibye amafoto y'Yoshi, ibitabo bimuvugaho ndetse n'inkuru nyinshi, nanone na stati ziwe n'ishusho yiwe muri rusange, dore ko yabashe kuba yakora ibintu bitazigira byibagirana. Niyo mpamvu bamusize mwayo mateka. Yoshi turagaruka nanone tubashe kuba twareba ati ni gute yabigezeho, gusa ntimucikanwe rero n'iki kiganiro ngo tukomeze n'iyi nkuru. Watwandikira muri comment, ese urumva uyu mugabo ameze ute? Ese uyu mugabo urukumva adafite ubumenyi buhambaye? Urumva atarakoze ibintu bidasanzwe? Ese hari undi muntu uzi wigeze kuba yatoroka gereza zigiye zitandukanye? Hapana ibya filime nk'uyu twavuga Prison Break. Iyi ntabwo ari Prison Break mu nceri turi kuvugaho. N'uyu mugabo wanditse amateka atazigira yibagirana mu gihugu cy'Ubuyapani, amwita Yoshi. Ibyinshi bitabo biramuvugaho, dore ko kuba yaracikiza gereza zigera kuri 4 yanditse amateka atazigera yibagirana, bituma nanone abasha kuba ubuzima bwe bugarukaho muri filime. Hari filime zigenda zimuvugaho, ni filime zigera kuri 3 zigenda zivuga ko uyu mugabo kubera yakoze ibintu bidasanzwe, amateka ye, uburyo yatorotse gereza, ni ibintu